Tine yagiye kwiga hanze, nta kuntu yazaza nanjye ngakora ukaje urabika ntumpembe. Hano yazaza ukamumpa. Ngo iki? Ariko mara abakozi muri igereranya. Wowe na Tine? Akaba umugore wawe mbese ubu? Higota urabona kiginye Tine ni umukozi wo mu rugo, umwana wize. Rega n'abakozi natwe muri Cyo ko uransekeje igenda byo mu kazi kawe sinkeneye kukumva. Ngo Tine ngo mubane. Namarata mabuja abantu rebye ariko ntabwo byaba ari mabuja. Harakane ko nini bagiye kukubwira urabona irahiryo wacu nyine iriyo mucara. Burabaga imirima tujyaga imirima inka nubwo ubona nyine mba ndi gukora akazi nicishije bugufi mfite toye ibintu da ntabwo Tino mu mpaye rwose ntabwo umva twakira rwose urabona yarize nanje ntabwo nize mfite ibintu irahirya akaza n'ubwenge afite bwose nyine akabijera neza ibyo ntashoboye akabikora twahita dutera imbere rwose ubwase umva komerwa waje uragerayo kwishima. Nkubwire iki gihe Tine nava ku ishuri sinzigera mbona n'umunsi n'umwe muri kumwe. Nimbona muri kuvugana nzakwirukana. Oyata konyirukanaho n'ikibazo. Kimwe wajya mu kazi kawe. Konyirukanaho ntabwo byashoka ahubwo ndamureka. Niba ari cyo bari wo mwanzuro. Kumabya ndiko. Nundi muzi. Ntabwo yacu abana bacu bashaka n'abakozi. Yego. Nta kundi ubwo nyine niko biba bimeze ariko sinzi. Ingenzi genda turagura amashashano ga kimwe. Ndugu kambare kasigarura muganiza wenda urebe ko yahinduka ariko nje ndikubona sinzi uko yabaye. Je nani jo namwe Ubwo kambe nkuretse umuganiza. Nashaka kubavomera mbi. Muraganira kambare cyo ndi kumuganiza ngo asubire ku ishuri abicitegezo cyuri amwene matirida. Ngo nabaye nk'umuzungu. Je ni matirida byabaye. Ko katabyuhaga nuko kiga. Yabaye nk'umuzungu burana ni matiere nyinshi zatumye atabyibuha. Umuyobozi nubwo uri kunshira no ku ishuri. None ngubu muzana tore nakagoroba kababyeyi kumuntu ajajana mu bibazo. Kurubyiru. Ibintu by'ubuyobozi mwaga muri kutuzana uri kubona ibyo ngibyo byatugeza ku kagoroba kababyeyi karahari ko ntabwo kashiyeho urubyiruko ko kashiyeho abantu bose ku myaka 18 kugeza ku bafite imyaka n'ijana ngo ijana 20. Rero muzana twabafasha ibyo musubira ku ishuri. Rubanda we bitosho none twege meruka makomera cyane komera ko warakanye uragiye ari umuyobozi w'undi n'umuyobozi uyu nayuzuye mu mutwe biragugenda usanze ndi kubwira rubanda agomba gusubira ku ishuri ke nawe ndi kubona ari uko waravuye mu ishuri nta munyeshuri wambara gutya turiga rero inama nabagira dore uvura bi ngo ngugira ukumbwira ngo zinjire ubwo zizana je narisariye iyendera inkwa ngenda nakwemeraga rubanda nuko dore mwumve usanze ndi kubwira rubanda ndi kumwigisha uburyo mugomba gusubira ku ishuri mwese ndi kubona mwarahindanye musanara umva buhoze umva rubanda umva nkubwire nari nje gushikira ngamagana tutuganirwa nje kunywa ifege nakugurije cyagiye kwa Kazimiri baruhishije gwahiye bumaye nje ko manza nkwe ko nta muzi ko ndi umuyobozi ko mutari kunyumva nje uyoboye hano hose nje mudugudu nje ubayoboye umva ruba uyu mwihorero naga ari umuyobozi ahubwo umva ikindi kibazo wewe mumaye ngo magana 3 manze nje yarahije natowe n'abaturage barenga igihumbi ngo nta ndi umuyobozi begeze ngo naba ngo yubakira ariko kingi naje ndi umukozi wacu habaga ibintu nje nzana mujana byanga byakunda mbe ndakora ibintu byose ndi kugira zaje aratuma ntuzigame ntubike neza ku buryo bwose nyine bushoboka umva Tine naza nzanamutsindira nzamutsindira ibyo ntabwo nzamutsindira nanjye byose nzana akazi kanje ngakunze ibangamiye ryanje mabuja we ndi kumva yango angana amafaranga gawe ejo umuntu ndazindwa yo gukora gwagwa ndayaguye nta kibazo ngaho rero munyumva nk'umuyobozi we munyumva nta muzika y'ukuri Vamos, 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 vamos,
ikintu umuntu bavuze kuri kwiruka ntabwo bagira ngo ukoze n'amakosa maze wambwa Salama. oh You're a big man. mwere mata komera mwa pasha mpashije mpasha buretse mwa komera mwa Kumena cyane. Kumena cyane. komera mwa none nawe si akira mwa none aha nese Aha na hano tumvuye no hirya. ewe mana we uzi ko ari we mwene madarena mana we Ngiye. none ariko uzi ko neza neza ukuntu nabirose ni nko byisubiye none hari n'ikindi gihe uyu nguyu ni wawe nakubwira ngo narose ngo turi mu buriri ntabwo ndasanga ni muri za bya bijumba byakwa komera cyane ahuko yambaye nakantu koma imbere gasa n'umuhondo akagaporo k'umutuku niko gatumye narindi kugira nta muntu ngo natwe ngo twatuve mu bintu by'akazi rero None se musigaye muri akora kimana. turi gucukura yatorete yo kwanuza kwa Kimena niyo ducuruza ahuko hano hari akamari kamugurisha mbere ukuri kwiga sinzi ntabwo byarangiye ute gura ku kadokimana gura ku kantu turebe ko ibintu byaje mu bundi mu Akantu ndabona ari imari. izo nyandiko ni imara kandi keza None se cyane izi nyandiko ni izi. aya ariko nawe rubanda nucurangubi Izi nyandiko ni izi. izi nyandiko zashizwemo nyine n'umuntu zakagura ni amagambo meza nigaragara kugenewe nyine Gagandika. ariko si gagandika mama rero bura ngenda nagukunda sindreba ukuntu meze guca mbona nk'umugabo wawe wejo wasasa nkuriho nyine turi kumwe uri kubona gute Byaba bigize. byawe oya ntacyo nategura ku kantu Aka kantu se none murashaka manga hema. bitanu byonyine tugende Uza amafaranga ngiye kubatamo. senyisa ngo senyisa bine byo Umva byonyine amafaranga ngiye kubahereza kuko nyine nari ngakeneye tu. ariko mwamenye ko mahirwe yabyaye Yabyaye. Rwanda guhiza yaragiye kubyara barundi yabuze gatoya yaragiye kubyara impamvu. nyina yabaye uwa kabiri yanze kuza sinzi ukuntu babitekenise biranga ariko yarabyaye da abaturage mwese mu mudugudu wa Cyondo turabamenyesha ko hagiye kuba inama itangazo ry'abaturage mwese murasabwa kwitabira hano kuri iki kibazo cyateganyirijweho inama abaturage mwese bo mu mudugudu wa Cyondo murabimenyeshwa aka kanya hagiye kuba inama mu mwanya saa 3 z'amanywa iyi nama yateganyijwe aka kanya umuturage mwese muzaba kwitabira iyi nama turabamenyesha itangazo ry'abaturage mwese mu mudugudu wa Cyondo mubabuke mwitabire nawe mu kanya saa 3 z'amanywa itangazo mwese murabimenyeshwa None se ndacyakubaza afite umugabo cyangwa oya kandi ari mwene uzamukinduye umva mwene rudafiko hari nimuje mu bintu by'imana yahise yigira mu amafaranga Ubu yaragiye. duha amafaranga tugende turi kwiruka kugira amagambo menshi ni Maria ubu ngubu uramuntu dusanze hano yadukorera ibiki ni mudugudu inde uwe muntu ko twe tuve uriya muntu ni mudugudu urabona twishe umuntu tukarangiza hano twahitire kugira ngo twazukire inama hano inyuma ushaka waduha amafaranga ahubwo zana ayo mafaranga tukava hano ngaha ngiye kubaha wanike. watizi wa Ngiye kubaha igihumbi tumana. oya igihumbi Subizi si kuri umuntu wanje nusanga ahandi nzagutama ka. ushaka twagafata tukiruka araje ndabizi Nkagutamo cyangwa ujane. Araje. Nanga ntabwo mwana byitse. mbarata nuko wari kumuna kugana n'umuntu umva ukuvuga ngo nawe duhereza Umuntu afite ikibazo cyangwa. Bumva wahiswemo bumaye amafaranga None se ngende aracyafite bumaye amafaranga ubwandu ngende bw'igiciro, aransanga Imana. haramukanya Oya ndaje mbwira. ariko umva nyine Oya mbwira. umva nkubwira umva ariko umva se umva aka gatabo uzi haba nini nitondere aka gatabo yakatse ariko nzi umuntu wakatse ni mudugudu naduha amafaranga tukajana jewe ndabizi ibi bintu ushaka waduha amafaranga tukagenda Nose ndagunda kwa amafaranga. ari inshugaha Manzi umeze amafaranga, manzi umeze agatabo numara kukamereza. nugahuyu nguyu nuga akira mabuja akira utisubira yazana hano adakira Muri mwebwe Gaduhere. ubundi nakawe cyangwa nakuyu. nakanje uri kubona utaraguteza ingara ari wiyaho Nakubazaga ngo ninde ndahereza amafaranga. wazana amafaranga ukareka nubwo umuntu agukunda umva uzansubiriza nawe umukobwa wanyu mu mubwire ngo bone ni ngaho buzanye ku mafaranga amafaranga gande zana buzanye ku mafaranga kago ngaho gande nye batatwica ikayi ni yande
nubwo yibye uzi ngo wanayancikana ukagenda amafaranga umva nkubwire akunwa uzi kumuntu mwamufata nk'imbwa sha itaka ryakwaka hano uzi ubuzima umuntu aba yaraciyemo mwa uzi ubuzima umuntu aba yaraciyemo uzana ku mafaranga aja kubwira abana banyu za ku mafaranga ku mafaranga sigisazira hakoze umva nkubwire ariko ubu bikini biki uri kuzana sababu zawe nabo uruse nkayisigara urirukansa ariko se wancaho amafaranga kuko turi kumwe kandi wibuka ko ndimo na 300 yafate mbura umugabo nta buri kintu cyawe njana icyo urashana ni byinshi cyane nigega nubirebe byose nabijana kuko urwo narushana umva kana amafaranga ashaka kugira nka menako ako no jagrate zana sababu iyi nama arako ndi kubona abayobozi babuze kandi numvishe yari igitaraganya mu kanya murakomeye mwese namwe mwese nabuze namwe twabasuhuje yewe nama numvise bari kuvuza ubuhuha hariya ngo inama urabona ko saa sita zigeze umudugudu wacu ko mbona abaturage batitabira inama bimeze mute ko batubwiye inama saa 3 nk'abandi ko na saa 3 batubwiye saa 3 none nkamba oya baraza gake ndi kubona bari kuza ega ni inama itunguranye abantu bari bagiye mu mirimo nawe mwari mukererewe bagiye mu mirimo rwose yewe nta biba byoroshe ariko nyine tugomba kumvira n'ubutegetsi oya ariko abaturage bacu ntago bumva turi ku umudugudu yatanze itegeko ko saa 3 tuba tuhari dore saa 6 zitugereye none saa 6 zitugereye nta kundi namwe mwumvisha ukwishiri kuvugiriza kandi nje ndikumva amasaha atangiye kwegereza amasahani umva ntiwareba arega mu mudugudu gwacu harimo ibyigomeke na gira amahoro bworoherane n'ubumwe n'ubwiyunge muratubabarira twari twakerewe wande kuri ariko mwana we akumwe wambaye Yakuti nanjye ngiye kubijana rero ndibona matarabonamo amafaranga ariko nubwo twakerewe twabanje muri gahunda nyinshi z'ubuyobozi murabizi abayobozi baba bafite ibintu byinshi twabanje kunyura ku murenge nibyo twari turimo nizera ko mwatubohotseho rero hari ibintu twari tugiye kuganiraho muri uyu mudugudu wacu twabaye aba kabiri muri mituweli mushaka reka ku kantu mwakwiha amashi mu kagari twabaye aba kabiri rwose rukumva turi kugerageza ariko nubwo twabaye aba kabiri hari ikintu mutari kubahiriza ku buryo ubuyobozi budusumba buri kutunenga bijyanye n'ejo heza kigingi wowe watanze ejo heza komeruka nguhemba mu rugo ejo heza warayatanze oya nyitangaga mu bambere nk'umukozi mwiza kugira ngo urugero mu bandi rero mu kintu bari kutunengaho bari kutunengaho ku kintu cy'ejo heza nanjye narayitanze okay ni byiza hari undi wayitanze mu nanjye narayitanze muduga ikibazo yego je ikibazo mfite mutekano naje magarariye ababyeyi ariko ku bintu bya mituweli bavuzeho twirengagije gutanga mituweli bitewe nuko iwacu tutarwara wanyu ntabwo mu Rwanda wapi okay ndaza kuvugana na mudugudu abo babyeyi babuje ndabashaka kandi ubwo gutanga mituweli tutarwara yabapfuye papa wose we duhura buri munsi yasinze ku centre none se yararata ngoyi yishyura mituweli ntaturwaraga nicyo kibazo twagiye ejo bundi atubwira ko mituweli yamaze kuyishyura ndetse mu gitondo mituweli ni igicupa nyine nawe urabyumva mu gitondo noneho rero narindi kubamenyesha ibintu batunengaho ni byiza twagezeho ariko noneho hari n'ikindi kintu kindeba nje nka mutekano mwiriwe ego muri uyu mudugudu wacu mube muretse tworoherane muri uyu mudugudu wacu hari abantu n'ubundi batari kubasha gutanga amafaranga y'umutekano uburyo turi kumva bari kutunenga ibintu byinshi ku mutekano abo bantu nabo ndaza kubahagurukira kugira ngo
aho kugira nzagire ibirara byinshi muri uyu mudugudu ngiye kuzajya mbafata aba bantu benshi bari kutunanira ngende mbafate mbatware kuko maze kubona ko hari ibintu byinshi by'amakosa biri kugenda biba mu baturage cyo nicyo reka twakire mudugudu ni karibu wagerageza kuza ugatanga ikiganiro kuri aba baturage murakoze abaturage bo mu mudugudu wa Condo nimugire amahoro bworoherane ubumwe n'ubwiyunge amashomo katikati mwakoze kwitabira inama twakuje inama ko saa 3 tugomba guhurira hano twese nk'abaturage bo mu mudugudu wa Condo tugakora inama tukiga ku bintu bitatu icambere kijyanye n'abantu bavuye mu ishuri leta ntacyo ibuze icya kabiri ni umutekano muke uri muri mudugudu wacu wa Condo icya gatatu ni ugushimira ingo zo mu mudugudu wa Condo zanshishikaje abana babo kuja mu ishuri ndetse bikabateza imbere muri rusange rero reka duhere ku mutekano mukeya ndavuga nshingiye ku kintu kimwe ejo nari ndi kumanuka hariya mu mudugudu nza guhura na mwene Matiyasi Rubanda ari kumwe na Muvuguzi mbashishikariza gusubira mu ishuri nk'abantu leta yari yifuje ko yagira icyo yabafasha bagakomeza bakiga bakaba urugero rwiza nk'abana bo kwa Jire no kwa Mahame n'ubwo Mahame yasibye inama mbagiriye inama yuko nabafasha nk'abavugira ku murenge tukabaha ibikoresho bagasubira mu ishuri barankubita banyambura n'igitabo canje nandikamo muri bimwe mu byemezo umudugudu tuba twafashe mu mabwiriza y'umudugudu nkaba mboneyeho no kubabona hano mu nama kuba baregera nkamwe mwitabiriye inama kugira ngo mubabaze ikintu cyatumye bankubita kandi nari mfite igitekerezo cyiza cyane abateza imbere bakubita ngewe umuyobozi w'umudugudu ni ngiyoboye hano hose mwe n'abimukira muje hano umenye ko ari nje mudugudu hano ngiye wiyoboye nabagiraga inama y'ukuntu basubira ku ishuri izo nama zijya kuzigira barabanye noneho bikazabateza imbere bakazaba u Rwanda rw'ejo rwiza nta nkubi akose mudugu abanyeshuri bose abana bose bavuye mu ishuri bose tuvuye ko ubumenyi babukuye mu ntuza nko kwiga kwiga iyo wize urabona nkanje narize bingira umumaro ariyo mpamvu mwantoye muri abantu barenga 1000 ngo bahagarare mbabere umuyobozi mwe mwitonze gatoya turajya mu mwanya wo kwakira ibibazo bitujya mu mwanya wo kwakira ibibazo buri muntu azashashira agatoki hejuru tumwakire twumve igitekerezo cye mudugu nanjye nasabaga ijambo ngaho vuga tukwakire twumve ikibazo okay uri kuvuga ngo abantu bize nibo biteje imbere uri kuvuga ngo abantu bize nibo biteje imbere ko natize urabona nabayeho neza ko natakomeje cokora danzi gusoma no kwandi muzi ko natize urabona nasa neza uburyo meza ariko nawe bireba icara vuba vuba icara vuba vuba tugice tuvuga uyu nguyu uko mumureba ibintu abajije ntago bijyanye n'ibyo dushaka kugira ngo abantu bacu bateze imbere iki gihugu cyacu nkuko twifuza u Rwanda rugomba kugenda uko u Rwanda rugomba kumera abantu ko bagomba kuba babayeho kwiga rero iyo wize ubu muyobozi iyo wize ubu mwarimu ukigisha abandi abana batoye u Rwanda rwacu rw'ejo ntabwo rukazatera imbere rero mureke dufashe abantu tubavuganire tubasubize mu ishuri ni naho n'ikibazo cy'inzererezi turi kubona mu mudugudu wacu zimwe ziri kudutangira zikadukubitira mu nzira izindi zikanura imyenda y'abantu banitse hariya aho baba bafuriye imyenda abandi bakwiye amatungo yacu nibwo twabona umutekano abantu basubiye mu ishuri bakiga none se mudugu namenye kubaza saa izi ngizi nshobora kuba natarize ariko mfite umwuga unonze ese byose kimwe nshobora kuba nafite impano yo kwiga mfite impano yo kugira ute yo gucuruza kudoda
no kwenda no gusuka n'iyindi myuga itandukanye buri wese agira impano yiwe. None se reka nkumaze twese twarize ekada kanumve wenda ko nize bucecetse gato twumva umunyabuzima hariya akungane. Reka umunyabuzima akungane. Ntabwo nasuza mudugudu. Reka nze gatoya umunyabuzima akungane uracara umwana mu bitekerezo. None se yanyunganira ate? Umunyabuzima turakwakiriye. Nanjye murakoze kumpa ijambo. Mpereye ku cyo umukobwa yavugaga ko yaba yarize gusuka cyangwa kudoda ariko kumva ko yarize. Uwo nawe yarize. Ubwo igisubizo cye nuko yize. Ubwo rero ntago yakombye kujya mu batarize. Ndumva uwo twakagombye kuba tumusubije tutakomeje kuvuna mudugudu. Ikindi wavuze abo bana b'ibirara mwene Matiyasi wavugaga. Ngewe nanjye duherutse duhurira ku kimoteri hahandi sinzi niba muhazi hahandi umurenge wacu ujyume n'ibishingo. Narahageze nsanga ari gutoragura amashashi. Nanjye nk'umujyanama w'ubuzima naramwegereye ndamuganiriza numva afite ikibazo mu mutwe. Rwose kwiga ntago yabishobora. Ahubwo nkanjye nk'umujyanama w'ubuzima mfatanyije n'ubuyobozi bw'umudugudu mwamfasha kugira ngo turebe ukuntu twamugeza kwa muganga. Murakoze. Icyo gitekerezo cyo nicyo umunyabuzima avuze ijambo. Ubuyobozi mfite ikibazo. Wovuga turakwakira ijambo ni iryawe. Umudugudu nje ngiye kukubwira ikibazo nje naziritse ihene nsanga bayifite. Ariko mu bigaragara umuhungu wo kwa Matiyasi yiriwe ari kuzenguruka inyuma y'iwanje mu rugo ndakeka nubwo ntamufasha niwe wayitwaye. Nabwo turamukuraho iperereza. Iperereza niriza kumufata rirahita rijyana n'ibintu amaze iminsi ari kwivurugutamo. Icambere yarantangiye arankubita anyaka n'igitabo cyanjye cy'umudugudu. Icya kabiri muhatira gusubira mu ishuri ngo nawe aziteze imbere aranga ahitamo kujya yirirwa ari kwiba no gushwana abaturage. Ni perezida nirimufata ubwo arabagize ibyaha nka 3. Abantu bo kwirwa barazerera mu mudugudu kandi ari abasore bafite ingufu. Abo bantu bayobozi mubadukirije mu mudugudu mukabadukuramo bakatuvamo. Mwamutugiriye neza. Ijambo nafite n'ibyo ngibyo. Iyicarire ibyo tugiye kubikurikirana, tugiye gukora iperereza. Hano dufite abanyamakuru bo mu mudugudu tukajyana mutekano agiye kwinjira mu cyo kibazo bizagera ejo twamenye umwanzuro wacu. Sawa murakoze. Baturage bo mu mudugudu wa Condo. Nanjye mfite ikibazo. Uretse gatoya. Ariko ko wahoranye ivuzi ugahora mani kuravugura bazura ibibazo bidashinga. Ufite ikihe kibazo? Erega mudugudu nabuze fone yanjye ubu ngubu nashatse wose nayibuze. Wareba se narebe neza nese kaka basani ndabacana telefone ikibazo kigenda shaka telefone yanjye. None telefone yawe yabijyanye nde? Ntago mbi telefone. Mudugudu nje namubonye. Wabonye nde? Gahunda nicaye uri kubona ndi kureba imbere cyane. Cyangwa niwe wayijana. Nabonye yari kujana agira ngo nkabona ari kuyikuruza byanze bikunze niwe wayijana. Urama telefone yanjye. Imideni. Urama telefone yanjye. Ariho mfatanye. Wamaye telefone yanjye. Ikintu cya mbere nshaka ni telefone yanjye. Wanyizinda nkayihamubera. Urama telefone yanjye. Mwene Matiyasi. Mwihangane twumva ibibazo byanyu nibyo twabyatumye tuza mu nama. Hashize iminsi ibyaha byose biri kugaragara mu mudugudu ari weho biri kwerekezaho. Bigaragare yuko nubundi telefone y'umukobwa ari weho waba uyijyanye. Rero ikintu tugiye gukora ni iki? Ntago wavuye hano. Tugiye kugusaka tugusanga na telefone n'ibyaha byose biri kukuza bikwirundanyeho muri iyi minsi yahita biguhama. Mutekano nagusaka. Urankora ndaguhanyuka. Ndakora wangekera. Tondero wamugabo. Tugusaka. Reka mutekano agusake niwe mpaye uburenganzira nkamuhunje umuyobozi. Ukubona umuntu harimo telefone. Uyu muhungu ni niki? Umuyobozi nicyo wabereyeho. Ikibazo by'abaturage. Telefone ifite iranye n'imbwa yiri. Uramwari muri gushimangira ngo gutanga isi. Nawe usigaye umuntu urusambo nka muraruzi. Yafashe n'inguruba ayiniga tari yanahebe. Woba wiyicariye tuye nitumubona na telefone icariye takimuhamba. Izi telefone ndi kumva mu igisambo nikigisha. Igisambo telefone yanjye. Nese ko mu ntabwo yego. Konyi kubona nara. Oya nese uko ni telefone zirimo koko byashoboka. Singize telefone.
igisambo kigingi si kandi atangiye kwibaza atanga n'ejo heza yanje ntabwo ndi igisambo ahubwo murabona nari nicaye nteze amatwi ndi kure nteze amatwi abayobozi urana urabona ko aka gakoti kanje mwicaye gacyo dukemura ibibazo byanyu mwicaye gatoya ibibazo byawe nabyari mwene Matiya wawicaye gatoya umutekano unyicariza abo bantu ntabwo uri igisambo bawicaye gatoya mwese nimwe muri mu makuru yuko ari mwe bisambo dufite mwe mwicaye gatoya numva ibibazo byanyu ibibazo byanyu reka twicara rwose ntabwo nje nibaga wereka ibi ni ibisambo murabizi mwese n'abaturage barabizi ko ntiba ni ibisambo oya nje ntabwo nibaga kigingi barabizi abaturage bose abaturage bo mu umva bambera abantu b'abagabo mudugudu wa Condo rero tugeze ku musozo w'inama ariko dusigaje kwakira igitekerezo kimwe cy'umudamu wambaye amataratara mwe mwitonze twumve igitekerezo cye noneho niturangiza kumva igitekerezo cye leta mbaho umwanzuro w'ibi bisambo n'aba bankubise ntabwo turi ibisanje ntabwo ndi igisambo ni ni wowe mfatanya telefone birasobanuka ariko nje ntabwo mureke birangirira ahangaha njye ndi bubatwara icyo ni telefone yanjye mureke twumve madamu Jire nanzira ko ubusora bagendaga mu muhanda babonaga ngende mwene wabo icyambere ni telefone yanjye nyene nje telefone yawe wagaho ukongera yikozeho icyo mfa ni telefone yawe wambwa ngo ndagakwambwa ngo ndinakabebe mfata telefone yanjye katurura kandi dore barakumenyeraga wajura bakubita nawe koko telefone wibi wowe nje nta muntu utabizi buriya urabona ariko ko muri imbere ya mudugudu ikimenya bose hano nakwitonze nakwitonze nkabakemura ibibazo byanyu ko icyo cyamagaritse hano imbere yanyu ukaza n'umunama uri kutubwira amagambo reka twakire madamu Jire nubwo kutwebera mu mafaranga ayo ndavuga amataratara madamu Jire nawe yaciye umugabo w'inyuma nareje muri narabibonye hara kwa nufu reka twakire madamu Jire nawe agire inyunganizi atuha karakari gusenya ingo z'abantu kogasi kiyemereje buri nete kameze nka gaturu navuga ibyo aravuga Ugaze uko kameze. Mudugu rero ngiye cyo nabivugaho. Nabonye rubanda arishyira mu mupira wa kigingi. Nje nagushije mu telefone. Ntabwo nibyo nje ntabwo nibaga murabona nari nicaye imbere mu banaje mu bahambere yabura kumuvugira ntabwo ajya yiga. Oya hari utabizi mwabonye mpaguruka je nari nteze amatwi abayobozi kuko nico kiba catuzanya. Ariko nawe manzumenye ikibazo kubera uyu nguyu ari umukozi nanje nabibonye mudugu nanje nabibonye wabonye ibi nabonye rubanda ariko uje arafata telefone akazinyuza mu nyuma mu ikoti zikagwa mu ibi bintu bigenzura neza oya barabigenzura kiko kigingi nanje sisi nabibonye murekeraho twumvikane ibintu byanyu birasobanura batubwiye ko telefone ari wowe wayitwaye uyishyira mu mupira w'uyu muhungu icyo twapfaga twe nuko tubona telefone y'uyu telefone zawe nashaka kugira ngo hagire undi muntu umpe ikimenyetso kuri uyu muhungu mpita mujyana kuri polisi kuko bimaze kugaragara ko amakosa ufite muri uyu mudugudu umaze kunanirana naho undi muntu ufite ikibazo kuri uyu musore nkanjye mudugudu rero navuze yuko ndabasoreza inama yacu yagiye neza twize ku kibazo cy'abantu bavuye mu ishuri dusanze abantu bavuye mu ishuri bashobora kuba barahungabanye mu mutwe umunyabuzima wacu yifuza kuba yabageza ku kigo nderabuzima ngo babashe kubasuzuma barebe ikibazo baba bafite ikindi twaboneyeho no gushimira abantu nka Mahame wafashije umwana we kwiga akajya i Burayi dushimira Jire wafashije umwana we kwiga akajya i Burayi ikindi dushishikariza abantu ko bagomba kugura mituweli kandi bagatangira ejo heza ku gihe kandi noneho tuboneyeho no kuberura yuko rubanda wankubise yarankubise arirukanka sinamubona ndumuyobozi anjanira n'igitabo mutekano rubanda na muvuguzi nabafata bajyane kuri polisi noneho kuri polisi bazabashe kubageza ku bitaro babapime barebe nta kibazo bafite ikindi kigingi imyaka akoze kigingi ndi inyangamugayo barabizi ntabwo tugeze ku mudugudu wacu ko yiba
kigingi ni inyanga mu kwa kumubeshera muteka wana bafata ahubwo batinze no kubajana nje kigingi kunshiraho sasa kubera ibibazo byanyu bimaze kuba byinshi muri kurengana itonde mwaje muri kurenganya yabajane